bamwe bati kiliziya yakuye kirazira, abandi bati abubu. Ukwemera gushya kwakuye kwa kera gakondo kwanakuyeho imwe mu mihango ya kera yagenderaga ku gutinya ingaruka zaba cyane cyane zitewe no kwica umuco cyangwa imigenzo itandukanye yari iriho. Mu nkurikirane z'ibiganiro amadini n'ukwemera tukazarebera hamwe imwe mu mihango n'imigenzo bitandukanye bya kera byakusanyijwe na Musenyeri Bigirumwami mu gitabo yise Imihango n'imigenzo n'imiziririzo mu Rwanda. Reka turebe ku mihango y'umuntu na shebuja noneho. Ngo umuntu yahoraga yirinda kunyura inyuma ya shebuja kuko ngo kubikora byabaga ari ukwivutsa ntazagire icyo amugabanaho, mbese amuhemba. Ni kimwe no kwicarira intebe ya shebuja ngo byaraziraga. Ku muntu wayicariraga yabaga yivukije ntazagire na kimwe amugabanaho. Umuntu uri kwa shebuja atekeye itabi ku muriro cyangwa se iruhande rwaho barimo bota maze igishirira kikamutarukiraho, ngo cyabaga kimusuriye neza maze akamenya ko azagabana. Ikindi ngo umuntu ugiye kwa shebuja cyangwa ku muntu ukomeye atuye cyangwa se agemuye, ngo iwe barebaga umwuko n'ingasire bakabishyira ku irembo rwagati, bagahamagara umukobwa bakamuha wa mwuko. Umwuko akawukoza nyiri ukwikorera ku mutwe, akongera akawukoza ku gatsinsino agira ati iyi ni cyokora, ntiwamburirwa mu nzira, ntumena uhura n'abakobwa bava mu ngaga. Cyangwa ngo akagira ati ndakokoye. Uwikoreye agahindukira bakagira batuje amahoro, atije amahoro. Nuko yamara kugenda umwuko n'ingasire bakabishyira iruhande rw'igikingi cy'irembo cyo haruguru, bakabarira igihe agereye kwa shebuja bakabona kubihakura. Ibyo ngo bigatuma atamena ibyo yikoreye akagaruka amahoro. Nshuti, twakomeje kubana rero, reka igice cy'uyu munsi tugisubikira ahangaha, tuzakomeza ubutaha tureba indi mihango n'imiziririzo ya kera. Gushimire cyane gukomeza kubana natwe.